hajya ugiye kugenda uragirukana kuri nyewe nkubwiye kuri ako gakote wambaye abantu bari kubona uri umufana wa peri ku buryo bwuzuye uwo bibabaza bimubabaza nese uri we. Ese hari igihe wigize rero ikiganiro kirimo Kenisi na Mutabaruka Angela ukibaza niba uri kureba debate cyangwa comedy show? Ngiye byambayeho. Iyo bombi bahuye ibintu bindi Kenisi uzwiho kuvuga adaca ku ruhande, akoresha amagambo akomeye ariko akayavugana ubuhanga n'akantu k'urwenya. Ku rundi ruhande Mutabaruka Angela nawe ntasigara inyuma. Iyo afashe ijambo arisubiza mu buryo butunguranye, rimwe na rimwe akagarura amagambo ya Kenisi akayashyira mu buryo busa cyane ku buryo n'abari babyumvishe mbere batangira guseka. Ibiganiro byabo si ugutandukanya ibitekerezo gusa, ni uguhangana kw'amagambo arimo ubwenge, ugusetsa n'udushya twinshi. Si ibyo gusa kandi amagambo yabo akenshi anigisha benshi, haba harimo inyigisho. najya mwango ko byogoshe bebe uyu mwana avuga ijambo rikomeye Angela yaryumva akarihindura akarigira urwenya. Kandi hari naho Mutabaruka nawe atanga igitekerezo, Kenisi nawe akaza binyomoza. Aba bareba bavuga ko aba bombi iyo bari hamwe ntushobora kurambirwa. Ubundi ibiganiro byabo wagira ngo ni komedi. Uyu munsi rero tugiye kwereka neza uburyo basetsa, uburyo batongana amagambo ariko ntibashyamirane, n'impamvu abantu benshi bakunda kureba ibiganiro byabo. Urugero hari aho bavuguruzanya neza ukagira ngo biraza kurangira barwanya. Kenisi atangira avuga ati, oya Angela, reka mbikubwire uko biri. Hari igihe uvuga ibintu utabanje kubitekerezaho neza. Angela ahita amuca mu ijambo nawe ati, ariko se Kenisi, wowe ubitekereza ryari ko uhora uvuga utaretse n'abandi ngo bavuge? Kenisi nawe nta gutindamo, haseka amati, ngiye mvuga byinshi ariko bifite ireme. Angela nawe ati, none ibyanjye nta reme bifite cyangwa ushaka kubyambura ijambo? Abumvisha uburyo bavuguruzanyamo baraseka hafi guhera umwuka. Aha rero niwe utayibaza ute hagati ya Kenisi na Mutabaruka ubundi ninde mukozi ninde mukoresha? Iyo ugeze hano biragucanga bitewe n'uburyo bakorana ikiganiro. Gusa uyu munsi hano kuri Next Hope TV ngiye gusobanura akantu ku kandi, ubwira amateka ya Kenisi ndetse na Mutabaruka kuva bavutse kugeza uyu munsi wa none, ndetse ndakubwira n'uburyo bahuyemo. Icyo ngusaba ni ugutera agatebe ubundi ukareba niba warakoze subscribe, waba utarayikora ugakandaho. Naho ngiye wumva Jojo 12 ngo hayi kazi. Ubundi Kenisi mu bisanzwe ni umugabo utari Apfana, udatinya kuvugisha ukuri, udaca ku ruhande ikintu ngo atinye kukinenga iyo abona kidakwiye. Benshi muribuka umunsi rubura gica hagati ye n'uwari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda John Bosco Kabera. Nakika kino kiganiro warakibonye. Benshi bamukundira ko ibiganiro bye biba birimo ubwenge bwinshi, ubusesenguzi bwo ku rwego hejuru, ndetse iyo bigeze ku mupira uburyo avugana igikabyo no guhabura amakipe biryohera benshi kuko bishyushya match mbere y'uko iba. Ikiganiro yarashe akorana na mugenzi we Angela Mutabaruka kiri mu bya mbere bikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo yewe, kubera ubuhanga bagikorana kandi bakagikora banatebye. Noneho igitwenge cya Kenisi cyo ni bindi. Kenisi ni umugabo utangaje ukwe, ufite impano nyinshi zitandukanye kandi zose akaba umuhanga muri zo. Kuko uretse kuba umunyamakuru ni n'umuhanzi, akaba n'umwanditsi wa filimi n'amatiyatire akanazikina. Akaba umuhanga mu kwamamaza, mu gutegura no kuyobora ibitaramo, ndetse akagira n'impano yo kuyobora. Ibyo byose rero bigafubika n'ubuhanga bwe mu bucuruzi n'ubushabatsi muri business zitandukanye. Ndi kukubwira umugabo wakoraga akazi cyangwa se imirimo irenze 5 itandukanye, kandi byose akabifatanya no kwiga. Iyo ataza kwisubiraho ngo ahindure amazina, ubu ntituba tumuzi nka Kenisi, kuko kera gitangira
ngo yitwaga Golden Boy. Kenisi ni urugero rwiza rw'umugabo wakoresheje ubuto bwe neza. Kuri ubu akaba ari gusarura imbuto z'ibyo yabize n'amajoro yaraye akiri umusore muto. Kuva ku gutegura ibitaramo kuva kera akiga muri segonderi, kwinjira mu muziki agakora indirimbo nyinshi zabaye hit, gushinga studio itunganya umuziki, kwinjira mu itangazamakuru, kugeza ahindutse umushoramari umwe mu bakomeye muri iki gihugu. Agashinga ikipe ikomeye cyane y'umupira w'amaguru, Gasogi United, imaze kwigwizaho abafana uruhuri, ndetse n'ibindi bikorwa yakoze byagiye bimuhindura umuherwe. Kenisi afite inkuru nyinshi, amateka ahambaye kandi yuzuyemo isomo haba ku rubyiruko ndetse n'abakuze. Ubundi amazina yasanzwe ni Kakozankuriza Charles, wambaye nka Kenisi imfura y'iwacu. Yavutse mu mwaka w'1982. Yamenyekanye nk'umuhanzi, utegura ibitaramo, umunyamakuru n'umuhanga mu gushakisha impano. Byose bikerekana Kakozankuriza Charles cyangwa se Kenisi nk'umwe muri ba rwiyemezamirimo bamaze gutera intambwe, kugeza ubwo uyu munsi wa none atagikorera abandi, ahubwo afite radiyo ye na televiziyo yishatsemo. Ndetse abantu benshi batinyuriye umugabo, afite ikipe ye bwite abasha gutunga ku giti cye mu mafaranga ye, ikipe ya Gasogi United. Umugabo uganira ndetse akanyuzamo akanatebya, ariko akavuga adaca ibintu ku ruhande. Mu mwaka w'2000 ubwo yigaga muri lycée de Kigali mu mashuri yisumbuye, nibwo yashinze ihuriro ry'abahanzi n'abaririmbyi. Yibuka ko ngo harimo Manase wari umucuranzi, Mico uririmba indirimbo zihimbaza Imana, ndetse na Tom Close n'abandi benshi. Icyo gihe basubiragamo indirimbo z'abandi. Mu gitaramo cya mbere bakoze bishyije inote y'100 n'igiceri cya 50. Nyuma waje gukora igitaramo cyujuje sale ya lycée de Kigali, ku buryo umwe yahembwaga hagati ya 500 na 700. Ubuzima butangira kubaryohera. Byari ingorabahizi kuri bo mu gutegura ibitaramo, kuko nta byuma bagiraga. Kenisi ngo yaje kwegera inshuti yari ifite ibyuma bishaje. Ati, nshobora kubibyaza umusaruro, ariko sinzanabitwarira ubuntu. Wowe bimenzanya mbibyaza amafaranga, ngiye nguheho. Kenisi yanisunze Padiri Gatete, wayoboraga amarushanwa y'ibigo by'amashuri. Bamuha ikiraka cya 50 cyo gushimisha abana baturukaga imihanda yose. Asoje amashuri yisumbuye, Kenisi yagiye muri Uganda gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutegura ibiganiro no gutunganya amashusho n'ibindi. Ukuri rero Kenisi yabaye umunyamakuru, nabyo ni inkuru ndende. Igitaramo yateguye cyamubereye imbarutso yo kwinjira mu itangazamakuru, ubwo cyaberaga muri Car Wash mu mujyi wa Kigali. Yahahuriye na Kamanzi na mugenzi we Kabera, bamugejejeho umushinga bafite. Binjira mu biganiro byabaye ishingwa rya Radio Flash FM muri Nzeri 2004. Nyuma haje abashoramari bashya bashaka gushinga Radio FM. Kenisi asezera Flash FM atangira gukorana na radio nshya yari ivutse mu murwa. Kenisi ngo yaje gusanga abantu bari kubyaza umusaruro ubwenge bwe, kandi ibyo akorera abandi nawe ubwo ashobora kubyikorera. Aza gushinga inzu itunganya amajwi ya A2Z Production. Yegera umuherwe ukomeye i Kigali Nkusi, aramubwira ati, nagukorera itangazo ryo kwamamaza, ariko ntunyishyure, ahubwo nkakongeraho ukamiye mudasobwa. Yegereye undi amwaka mixer nawe ati, ntago mpita nkwishyura, ariko nyuma y'ukwezi nzakwishyura. Nyuma yahita abona ikiraka cyo kwigisha Adobe, asaramo 3,700,000, yishyura abamukopye bose. Yazanye ibyo gushinga radiyo bamuha inkwenene. Kenisi yaje kuzana igitekerezo cyo gushinga radiyo yo bwite, hatijwe umurindi n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe. Ati, naribwiye nti ndakorera abandi, ndazinduka rimwe na rimwe n'umushahara ntuboneka, kuko icyo gihe byari bigoye. Ndibaza nti se, ariko ngiye nzatekereza kwikorera nangiye gusaza. Bibwira abagenzi banjye nti ngiye gutangiza radiyo, baranseka. Baransetse barigaragura.
Nyuma y'ibyo byose Kenisi nubwo bamusetse ngo ntabwo yigeze acika intege, yakomeje kurwana ngo arebe ko azajya radiyo ye. Kenisi avuga ko guhabwa umurongo radiyo ivugiraho byari bigoye, ariko yari yarabisabye. Mu mafaranga abonye akaguramo ibikoresho akabika. Ati Radio 1 yatangiye mu buryo butangaje. Yatangiye mu rugo iwanjye Gikondo. Yatangiye mu bibazo bya mikoro make, ariko agenda abyigoboturamo gake gake. Byose bikomeza intego ari gukora televiziyo, kandi niko byagenze. TV1 ivuka ku wa 18 Mutarama 2014. Icyo gihe Radio na TV1 byakoreraga ku Muhima. Baza gusanga ari hato, batireka twimuke. Bafata inzu ku Kacyiru, munsi yahubatse umurenge, gusa yari itaruzura neza. Bayivugura bayitanzeho miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Kenisi akomeza agira ati TV1 gitangira wari umuriro, ariko impamvu ni abantu ntabwo bari baramenyereye itangazamakuru risesuye. Bumvaga ko itangazamakuru ari riza rikavuga riti bubatse amazi, ariko ntuvuge ko amazi yabuze. Hari abumvaga ko itangazamakuru ari ukuvuga ko hatanzwe inka muri Girinka, ariko ntuvuga bazibye. Ati hari n'abatwitaga amazina ntazi nari buvuge, ariko uyu munsi baravuga bati ahubwo itangazamakuru rimeze gutya, niba ari ugukorera abaturage rigomba kubumva. Mu buzima bwe busanzwe Kenisi ni umugabo wubatse, ufite umuryango, umugore n'abana. Gusa kimwe mu byamubabaje atazibagirwa ni urupfu rw'umwana we w'imfura witabye Imana mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa kabiri, aho yaguye mu Buhinde azize indwara y'umutima. Naho Mutabaruka Angela we ni umunyamakuru wa radio na TV1, akaba akorana na Kenisi imfura y'iwacu. Mu kiganiro arashe gitangira saa 9 za mu gitondo kikarangira saa 3. Uyu mugabo Mutabaruka benshi mukunda ubusesenguzi bwe n'uburyo yuzuzanya na Kenisi mu biganiro bakora. Ubundi amazina ye bwite ni Angela Mutabaruka, akaba yaravukiye mu karere ka Gicumbi, akaba afite umugore n'abana. Mutabaruka yavuga ukuntu yahuye na Kenisi, avuga ko yakundaga kumva Kenisi nk'umunyamakuru, ngo yamwigiragaho byinshi. Kenisi rero ngo nyuma yaje guhamagara Angela Mutabaruka ngo agende bakorane. Kuva ubwo nibwo batangiye gukorana kugeza uyu munsi wa none, aho tubazi nk'abanyamakuru batembagaza benshi kandi bazi gusesengura, bakavuga amagambo y'ubwenge. Ese wowe batekereza iki? Ese ukunda uburyo bavuguruzanya, cyangwa hari ushyigikira kurusha undi? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Kanda like niba wishimye. Kora subscribe kugira ngo tuzacika n'izindi nkuru ziryoshye nk'izi. Ngayo nguko rero ngibyo bya Kenisi imfura y'iwacu ndetse na Mutabaruka, abanyabigwi muri domaine zitandukanye, abashabitsi bakomeye babereye mu bwana kugeza uyu munsi. Naho ubutaha Imana ibarinde. Nge wumvaga nitwa Draw 12. Ndabakunda cyane.